aho muherereye hose, Imana ibaha umugisha, kandi dushimiye Imana yuko itwemereye kongera kuduha umwanya kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana kuri uru rubuga. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Muri uyu mwanya tugiye gusangira amagambo y'Imana ari mu gitabo cya Yobu. Tugiye gusoma amagambo y'Imana ari mu gitabo cya Yobu. Ariko mbere y'uko dusoma ayo magambo, reka dusenge Imana kugira ngo ibane natwe muri uyu mwanya mwiza iduhaye, kandi nawe ibane nawe kugira ngo ubashe kumva icyo Uwiteka akubwira muri iri jambo. Imana ibambere umugisha. Reka tumanze dusenge Imana, twiragize Imana mbere na mbere kugira ngo Imana ibane natwe. Mana, turagushimiye kandi turahimbaje. Haleluya, 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 haleluya. Ijambo ryawe ni ubutware, ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe rifite imbaraga. Haleluya. Ijambo ryawe ni ubuzima Mwami. Haleluya. Himbazwa Mwami, himbazwa Mwami. Iki gitondo fungura imitima yacu, uyu mwanya ufungura imitima yacu kugira ngo tubashe kumva icyo utubwira muri iri jambo. Urakoze Mwami, urakoze Mwami. Haleluya, amen. Reka dusome aya magambo y'Imana, igitabo cya Yobu, muri Yobu igice cyaho cya 28. Turasoma umurongo waho wa 28 n'ubundi. Reka dusome. Ariko mbere y'uko dusoma, nakubaza ngo ni iki ukeneye gukora muri ibi bihe? Mbese ni iki umuntu akeneye gukora muri iki gihe? Imana itugirire neza cyane. Tugeze mu gihe kigoye ndetse kiruhije abagenzi, ubwo intwari zananiwe, ahasigaye ari ah'intwarane. Ariko muri iki gihe hari ikintu dukeneye gukora, hari ikintu ukeneye gukora kugira ngo ubashe kugeraho Uwiteka Imana yaguteguriye kujya. Imana ihabwe icyubahiro, cyangwa kugira ngo ubashe kugera ku rugero Imana ishaka ko ugeraho. Niba hari ikintu kuri iyi si dukeneye, ikintu cya mbere dukeneye gukora ni ukubaha Imana. Mwene data wumurikiye aho uherereye hose, kubaha Imana nicyo kintu cya mbere ukeneye gukora. Kuko umuntu wubashye Imana, nk'uko tugiye kubisanga mu ijambo ry'Imana, ni umunyabwenge, mbese arakomeye cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma ku murongo wa 28. Haravuga ngo, maze ibwira umuntu iti, dore kubaha Uwiteka Imana nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Imana itugire neza cyane. Ijambo ry'Imana tubwiye ngo, maze ibwira umuntu iti, dore kubaha Uwiteka Imana nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Dukeneye kubaha Imana kugira ngo duhinduke abanyabwenge. Yesu yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo umuntu uzabonye akumva amagambo amubwira, yarangiza akayakomeza, ahwanye n'umunyabwenge. Haleluya. Ngo wubatse ngo inzu ye ku rutare, ngo imiyaga irahuha, ngo imivu iratemba,
ngo ariko ibyo byombi byikubita kuri iyo nzu ntiyagira ikiba kuko yari ikomeye itajegajega. Kubera iki yavuze ibi ngibi? Haleluya. Kandi ijambo ry'Imana atubwiye ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijishika. Bishatse kuvuga ngo umuntu ashobora kuba agaragara nk'umunyabwenge, ariko Imana yamureba igasanga nta bwenge afite. Cyangwa umuntu ashobora kuba agaragara nk'umuntu ujijutse, ariko Imana yamureba igasanga ntajijutse. Ubundi ubu buzima turimo ntabwo buzahoraho, kuko ubu buzima turimo buzarangira. Hari ubundi buzima bw'iteka ryose. Ubwo buzima tuzabamo bw'iteka ryose niho tuzaba tuba tudapfa, ntituzaba turwara, gupfa bizaba byarakuweho. Mbese ni ubuzima bw'iteka ryose. Rero umuntu wese utegura kuzaba muri ubwo buzima bw'iteka ryose, akabutegura neza kugira ngo azaba anezerewe, ahwanye n'umunyabwenge, kuko ntabwo aba arebye hafi aha, aba arebye kure cyane, akareba imbere ye, kuko ibi ngibi ibyo mu isi bizarangira, kuko iyi si irashirana no kwifuza kwayo. Ariko umuntu w'umunyabwenge ntubasha kureba ejo hazaza. Mbese umuntu w'umunyabwenge ni umuntu wicara uyu munsi akavuga ati uyu mwaka utaha nzabaho mbese agatangira kwizigama ibintu bizamutunga mu gihe kizaza. Rero uwo muntu aba ari umunyabwenge, kuko we ntabwo aharanira kugira ngo atunganye kubaho ako kanya gusa, ahubwo aba ashaka kubaka ubuzima burambye bwo mu gihe kizaza, ku buryo n'igihe azaba atagifite imbaraga zo gukora, mbese agashaka uburyo icyo gihe nabwo azabaho neza. Imana itugire neza cyane. Uyu muntu ni umunyabwenge. Rero umuntu wese utunganya agaharanira kugira ngo ubwo buzima bw'iteka ryose azabeho neza, uyu muntu ni umunyabwenge. Kandi nta kundi kuntu watunganya ejo hawe cyangwa watunganya ubwo buzima bw'iteka ryose usibye kubaha Imana, kuko kujya mu ijuru, kuko nta kindi kizatujyana mu ijuru. Ntabwo umuntu azajyanwa mu ijuru n'imirimo yakoze, ntabwo umuntu azajyanwa mu ijuru nuko wenda yabanye n'umuturanyi we neza, hoya. Ntabwo umuntu azajyanwa mu ijuru nuko yagize, nuko wenda ari imirangiso nziza, hoya. Ntabwo ibyo ngibyo ntabwo ari byo bizatuma ujya mu ijuru. Ikintu kizatuma ujya mu ijuru ni uko uzaba warubashye Imana, ukitondera amategeko y'Uwiteka Imana uko ayagutegeka. Icyo ni cyo cyonyine kizatuma ujyanwa mu ijuru. Kujyanwa mu ijuru, uzajyanwa mu ijuru nuko wubashye Imana. Icyakora imirimo yo izaduherekeza. Ubundi umuntu agira ibitabo bibiri. Hari igitabo cyandikwamo imirimo, kandi hari n'ikindi gitabo yandikwamo izina rye, igitabo cy'ubugingo. Hari igitabo cy'umurimo kandi hakaba n'igitabo cy'ubugingo. Rero igitabo, iyo umuntu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, nibwo aba afite, mbese nibwo imirimo ye ihabwa agaciro. Igihe cyose umuntu atanditswe muri icyo gitabo cy'ubugingo, mbese imirimo yose akora nta gaciro ifite, kuko nta hantu yandikwa. Kugira ngo ugire icyo gitabo cy'imirimo, ni uko umanza kujya mu gitabo cy'ubugingo. Nta kindi cyatuma ujya mu gitabo cy'ubugingo usibye kubaha Uwiteka. Birashoboka yuko ushobora kuba utari wakinjira muri icyo gitabo. Ikintu cyatuma winjira muri icyo gitabo ni uko wemera Kristo, akaba umwami n'umukiza mu bugingo bwawe.
ibyo ngibyo bizatuma ujya muri icyo gitabo ukemera kuyoborwa nawe, kuko Kristo ajya gusubira mu ijuru yavuze amagambo akomeye aravuga ngo simbasize y'imfubyi ahubwo ngiye kuboherereza Mwuka Wera, uwo nguwo niwe uzabayobora muri uru rugendo, uwo nguwo niwe uzabamenyesha byose, azera ku bya Data ngo narangiza abibamenyeshe. Imana itugirire neza cyane. Uwo Mwuka Wera rero Kristo yadusigiye, iyo wemeye kuyoborwa n'Imana, iyo wemeye ko Yesu Kristo aba umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ukemera yuko akuyobora, icyo gihe Mwuka Wera arakuyobora, kuko iyo wemeye ko Kristo uyoborwa n'Umwuka Wera. Abo ngabo ntabwo baba bakiyoborwa na kamere cyangwa baba bakora ngo iby'imibiri yabo ishatse, ahubwo baba bakora ibyo Umwuka Wera ashatse. Abo ngabo ntabwo bavutse ngo ntabwo babyaye kubw'umubiri, ahubwo babyawe kubw'Imana n'Umwuka Wera. Imana ishimwe cyane. Reka mubwire ngo abo ngabo nibo bana b'Imana. Kugira ngo imirimo yawe yandikwe ni ukuba uyoborwa n'Umwuka Wera uri muri cyo urimo kandi mu gitabo cy'ubugingo. Imana itugirire neza cyane. Mwene Data, muri iyi minsi turi muri iyi si dufashe igihe mu ntambara, niko umuririmbyi yavuze, turi muri iyi si dufashe igihe mu ntambara. Ariko nubwo turi mu ntambara, umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo urwana intambara nziza, aravuga ngo Kristo ni imbaraga ze. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Umuntu wese urwana intambara nziza ntabwo akoresha imbaraga ze, ariko uyu muririmbyi avuga Kristo umuntu abera imbaraga, yavuze umuntu urwana intambara nziza, bimenyesheje yuko hari igihe turwana intambara ariko izo ntambara akaba atari nziza. Ariko uwo muririmbyi aravuga ngo umuntu wese urwana, haleluya, umuntu wese urwana intambara nziza, aravuga ngo Kristo ni imbaraga ze. Imana ihabwe icyubahiro. Mwene Data, nubwo turi muri iyi si ndetse turi guhangana n'umubiri ndetse na Satani n'isi, uko byagenda kose, igihe cyose turi kurwana iyo ntambara ariko ikaba ari nziza, ntabwo tuzaneshwa, ntabwo tuzagwa mu nzira nk'uko Satani ajya yereka umuntu yuko azagwa mu nzira. Ariko reka mubwire ngo nukomeza kurwana, haleluya, ukarwana intambara nziza, ni ukuri ntabwo uzagwa mu nzira, ahubwo uzagera kandi uzasingira icyo Kristo agufatiye. Nk'uko Pawulo yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo ubu noneho meze nk'ibisukwa ku gicaniro, ngo narinze ibyo kwizerwa, ngo nanjye mbikiwe ngo ikamba ry'ubugingo. Imana ishimwe cyane. Ariko si njye jyenyine, ntabakunze kuzaboneka k'uwo munsi umwami w'umukiza wacu. Imana ishimwe cyane. Hari ingororano zateguwe. Rero icyo dukwiriye gukora ni uko tugomba kubaha Imana, tukarwana intambara nziza yo kwizera, kugira ngo dusingire ibyo Kristo yadufatiye. Pawulo arakomeza aravuga ngo ndirukanka, aravuga ngo ndasiganwa, ariko simutazi yajya, aravuga ngo ndakubita ibipfunsi, aravuga ariko simusha. Imana ishimwe cyane. Mwene Data, muri iki gihe dukeneye gusiganwa, dukeneye kwirukanka, kuko Satani nawe akajije umurego. Rero niyo mpamvu wiginze kubw'imbabazi z'Imana kugira ngo wirukanke kandi usiganwe kusingira icyo Kristo yagufatiye. Hari impano